ariko aka kanya tuvugana nababwira ngo isosi ikomeje kugwamo inshishi. Ku itariki 27 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize season bita Beauty in Black season 3 yarasohotse, episode 8 aka kanya tuvugana ziri hanze. Ubwo ibibaye season ya 5 isanga umusobanuzi Rocky Kimomo nibabwira nuko season ya 3 noneho irimo ibintu byinshi bya danje bitangaje n'abararikira kuzayireba. Niba ukunda Rocky urakomeza wihanganira indire Rocky Kimomo abanze arangizanye n'imitwaro ya filime imurunze zigera kuri 5 atarangije. Niba ukunda buringanire bakufatira ukazareba buringanire, nubwo nabonye ari undi musobanuzi wipasha agapira bamwita nde filime wayitangiye muzi ibintu biva niyo bigana wisa wataka ngo season ya 3 yasohotse. Was popping. Uwitwa Rocky Kimomo rero nongeye kumugarukaho mu minsi yashize, namukozeho ikiganiro ndi kuvuga buryo ki ari kurira ngo abantu ngo bagurisha filime ngo ku buntu ngo bituma ngatabona isoko ngo bigatuma filime zihagarika. Mbona abantu bamwe ntibabyakiriye neza, abandi babyakira kuko buri muntu wese afite ukuntu yumva ibintu. Ubu aka kanya tuvugana tubaremo ino Beauty in Black, nukuvuga ngo afite season yitwa Barin, ntabwo yayisoje. Akagira yitwa Shop of Killer, yasezeranyije abantu ko agomba gukora, iyo nayo ntiyayikoze. Akagira iyitwa Teach You a Lesson, iyo nayo ntiyayikoze. Tuvugana amaze gusora episode 3 mu byumweru 3. Akagira indi yitwa Outer Bank yatangiye ubu tuvugana, ubwo ni season ya 5 amaze gukora episode 2, ubwo iyo nayo ntiyayisoje. None hikubisemo na Beauty in Black season 3. IQ mutekereze, munatekereza filime zose Rocky Kimomo azazikora ngo bamwicuranga isoko. Nge nibwira yuko ikibazo atari abo bantu, ikibazo niwe. Nkuko nabivuze yakabaye website iwe yarayubatse nyine akayikanyaga, nkuko yakuye uburyo bwa download, akaba yarashatse n'uburyo cy'abadeveloper bamufasha bakayikanyaga ku buryo umuntu azajya downloadinga filime kuri website yiwe. Niba ukoresheje telefone, iyo filime ukayireba kuri telefone gusa, utayikora kuri telefone ngo ushyire ku kindi kintu, cyangwa ku mashini ukayirebera ku mashini utabasha kuyikora kuri iyo mashini ngo ugire gute uyibe wayisangiza abandi bantu cyangwa se wayikoresha n'ibyo bindi we avuga ko bitemewe. Hari abantu wenda babyumvishije nabi. Umuhano urugero navuga ngo arebeye kuri Movie Box niko bimeze, udownloadinze filime kuri Movie Box udakoresheje telefone, icyo gihe iyo filime uyirebera kuri iyo telefone, ntiwayikora no kuri telefone ngo uyihe n'umuntu mugenzi wawe ngo bikunde. No ku mashini nuko nkuko biba bimeze. Ariko rero mugarutseho nk'ubu ngubu zimaze kuba filime 5 atari gukora. Abantu muri kumwe ngo turagana so update rero hari nuko nyine Beauty in Black sinongeye kubasuhuza abakunzi ba Vale Plus nk'ibisanzwe cyangwa se Voice of agasobanuye Legacy. Nkuko mubibona rero biri hano mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge. Uyu munsi turi kwa gatanu ku itariki 28 ukwezi ni ukwezi kwa 8. Niba bisanzwe uyu munsi navuga ngo twongere twiganirire. Ubushize nakoze ikiganiro mvuga kuri filime zikorwa n'umusobanuzi Rocky Kimomo, vuga yuko zagiye zimugonga zamubanye nyinshi, ariko aka kanya tuvugana nababwira ngo isosi ikomeje kugwamo inshishi. Ku itariki 27 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize season bita Beauty in Black season 3 yarasohotse, episode 8 aka kanya tuvugana ziri hanze. Ubwo ibibaye season ya 5, bakeka ibibaye season ya 4 ije isanga umusobanuzi Rocky Kimomo. Nibwira yuko ishobora kuba iri muri season nazo yakoze zikunzwe, ariko ishobora nayo kugorana bikarangira idasobanuye. Bivuga ngo filime ziri kugenda zimugonga kandi filime nyinshi mwagiye mukunda. Iyi Beauty in Black season ya mbere yasohotse ku itariki 24 Ukwakira umwaka wa 2024, hasohoka ikitwa part 1, nako part 2 isohoka ku itariki 6
Werurwe 2025 ikorwa na Rocky Kimomo, ariko icyo gihe yasohokaga yakorwaga n'undi musobanuzi bita Inike Buringanire. Ubwo bivuze ngo Beauty in Black ari gukorwa n'abasobanuzi bangahe babiri, ushobora kuba wararebye Inike Buringanire cyangwa se ukareba ya Rocky Kimomo. Season ya kabiri yasohotse ku itariki 11 Nzeri 2025 igice cya mbere, hanyuma igice cya kabiri gisohoka ku itariki 19 Werurwe umwaka wa 2026. Ubwo bivuze ngo hari amaze gusohoka season ebyiri, ariko bitewe n'ukuntu yasohokaga uwitwa Inike Buringanire we yayisohoye birangira yihaye season 3, kuko hasohokaga agace kamwe agasohoka ama episode runaka kugira gusohoka ndi, ariko ubu tuvugana hari bafite Buringanire yitwa season 3, hanyuma ya Rocky Kimomo ari season 2, ariko bose ziba zigera hamwe. Ubu aka kanya rero tuvugana ku itariki 27 ubwo nejo hashize hasohotse season 3 ariyo season nshyashya. Nakubwira ko ino Beauty in Black ari season ya Netflix. Mu bakinnyi bakinnye iyi filime yitwa Beauty in Black turabonamo uwitwa Tyler Pardor muzi nka Kimi, hanyuma undi bita Amber Shada Robson muzi nka Rain, undi bamwita Crystal Sweetland cyangwa se Mallory, undi mumwita nka Richard Lawson muzi nka Norman, undi bita Dobby Morgan cyangwa se aka Olivia, undi bamwita Julian Houghton umuzi nka Charles, undi yitwa Tel Carter Jordan, undi yitwa Shannon Wells umuzi nka Jure. Abo nibo bakinnyi navuga ngo bakinnye muri Beauty in Black badanje, seri y'ikinyejana, seri nziza iri muri seri zagera muri 20 zo muri imyaka igera nko muri 3 ishuri kuva 2024 kugera 2027 cyangwa se na 6. Beauty in Black navuga ko ari imwe muri seri nziza z'abanyamerika zakunzwe kandi zifite inkuru itangaje. Ikindi nababwira nuko season ya 3 noneho irimo ibintu byinshi bya danje bitangaje, nabararikira kuzayireba. Niba ukunda Rocky urakomeza wihanganira indire Rocky Kimomo abanze arangizanye n'imitwaro ya filime imurunze zigera kuri 5 atarangije. Niba ukunda Buringanire bakufatira ukazareba Buringanire, nubwo nabonye hari undi musobanuzi wipasha agapira bamwita nde, bamwita King niba ntibeshye, ni King ninde sinzi musobanuzi nabonye ne wakoze trailer uvuga ko agiye kwisobanura. Mwabasobanuzi n'ibintu mwabiretse filime no wayitangiye muzi iyo bintu biva niyo bigana, wisa wataka ngo season 3 yasohotse. What's popping? What is the count? Niki kiba kijya mbere man, hijya mbere gituma umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Sometimes nimwe mutuma abantu bana baca amazi. Ufashe season muzi iyo byavuye waretse intambara bazirwana bakazirwana, tuzi ko ari Buringanire nande na Rocky Kimomo bayitangiye bibaye byiza wabireka, ariko nyine niba wumva bura naho nanone umwoshye, niba wumva uyamine wazo ukasobanurira abantu bitaza aho byahere niyo biva niyo bigaruka wakomerezaho cyangwa ukirefera ku by'abandi bakoze wazo ugasobanura. Iyo byanze nyine dukanda buto ya delete ku bantu bacuruza filime mutikoga aba DJs, kana buto ya delete ukagera muri cycle bin ukayigira empty, mu gihe umwanya wa wamaze wakabaye wita ku bindi bintu ugasobanura izindi boro man. Filime ziba zihari, sinzi impamvu abantu muba murwanira filime zirasohoka umunsi ku munsi. So rero muri make ku bantu batazi Beauty in Black ni seri uvuga ku umukobwa bita Kimi, umukobwa wabayeho mu buzima navuga ngo bwari bugoye, ariko akaza kwinjira mu isi cyangwa se mu buzima cyangwa mu mibereho y'abantu bakire bacuruza b'abacuruzi ndetse n'amabanga menshi. Rero yaje kwisanga mu rugendo rwe, yaje kwisanga ahura n'abantu bamuhemukira, yaje kugira gute, yaje kumenya ko abantu bari hafi ye atari bo yatekerezaga. Ese muri make bivuze ngo yagiye avumbura ko abantu bari bamuri hafi ari abagambanyi. So ni filime nziza ya danje ku bantu bakunda kura filime yaba izisobanuye zidasobanuye. Beauty in Black ni filime navuga ngo Black America, filime y'ibihe byose. Uwitwa Rocky Kimomo rero nongeye kumugarukaho mu minsi yashize, namukozeho ikiganiro ndi kuvuga buryo ki ari kurira ngo abantu ngo bagurisha filime ngo ku buntu ngo bituma ngatabona isoko ngo bigatuma filime zihagarika. Mbona abantu bamwe niba byakiriye neza, abandi babyakira ukundi, kuko buri muntu wese afite ukuntu yumva ibintu. Ubu aka kanya tuvugana
tubaremo ino Beauty in Black, ni ukuvuga ngo afite season yitwa Barini, ntabwo yayisoje. Akagira iyitwa Shop of Killer, yasezeranyije abantu ko agomba gukora, iyo nayo ntiyayikoze. Akagira iyitwa Teach You a Lesson, iyo nayo ntiyayikoze. Ubu tuvugana amaze gusora episode 3 mu byumweru 3. Akagira indi yitwa Outer Bank yatangiye ubu tuvugana, ubwo ni season 5, amaze gukora episode 2, ubwo iyo nayo ntiyayisoje. None hikubisemo na Beauty in Black season 3. IQ mutekereze, muratekereza izo filime zose reko Kimomo azazikora. Ubu tuvugana witwa Inike Buringanire season 3 yayitangiye, ari kuyikora. Ku bantu badatoranya abasobanuzi bivuze ngo kwa kangahe, kuwa 2 Beauty in Black season 3 ya Inike Buringanire izaba yagiye hanze. Nubwo nabonye ari undi musobanuzi witwa ngo ni bari King batangiye kwishora muri izi ntambara batanashoboye. Ntazi season ya mbere ngo yakozwe nande, ntazi ngo byagenze gute, season irapfa gusoka agahita akora n'izambere atarazikoze. Nkeka ko nyine bitakabaye ari n'ikibazo kuba wenda umuntu yanenga umusobanuzi. Ngewe nta musobanuzi n'umwe cyangwa se umusobanuzi runaka navuga ngo mfitanye nawe ikibazo, ariko ibitagenda neza tuba tugomba kubivuga. Nkuko yari ari kurekara amavuga ngo abantu bacuruza filime ngo ku ma website ngo y'ubuntu ngo bamwicuranga isoko. Nge nibwira yuko ikibazo atari abo bantu, ikibazo niwe. Nkuko nabivuze, yakabaye website iwe yarayubatse nyine akayikanyaga, nkuko yakuye uburyo bwa download, akaba yarashatse n'uburyo cy'abadeveloper bamufasha bakayikanyaga ku buryo umuntu azajya downloadinga filime kuri website yiwe. Niba ukoresheje telefone, iyo filime ukayireba kuri telefone gusa, utayikora kuri telefone ngo ushyire ku kindi kintu, cyangwa ku mashini ukayirebera ku mashini, utabasha kuyikora kuri iyo mashini ngo ugire gute uyibe wayisangiza abandi bantu cyangwa se wayikoresha n'ibyo bindi we avuga ko bitemewe. Hari abantu wenda babyumvishije nabi. Umuhano urugero ndavuga ngo arebeye kuri Movie Box niko bimeze, downloadinze filime kuri Movie Box udakoresheje telefone, icyo gihe iyo filime uyirebera kuri iyo telefone, ntiwayikora no kuri telefone ngo uyihe n'umuntu mugenzi wawe ngo bikunde. No ku mashini nuko biba bimeze, ariko hari abantu nyine batabyumvishije neza, bumva ko wenda ari ikindi kintu navugaga, banabifata mu buryo butari bunakwiye. Hanyuma rero mugarutseho, nk'ubu ngubu zimaze kuba filime 5 atari gukora. Teach You a Lesson episode 3, haje Beauty in Black nawe ubwo urumva nawe yakaba yikora, bagiye gutandaraza n'ibya gutangaza n'ejo koze episode imwe nayo. Haje Barini yo imaze nk'amezi 3 nigeze ayisoza. Hikubisemo Outer Bank, hikubisemo Teach You a Lesson. Sibo nk'abantu muri kuvuga ngo turagana. So update rero hari nuko nyine Beauty in Black nyine ku bantu bakunze Beauty in Black, abantu bakunda filime zose za therapy zitwa za Sisters zakozwe n'abitwa ba Doctors, ba Dr. VJ Doctor, Sharp VJ Doctor, abantu bakunda filime nyine za Black America, bivuze ngo Beauty in Black season 3 yagiye hanze. Ku bantu bareba filime zidasobanuye banayireba yageze kuri Netflix, abareba izisobanuye ku wa 2 Inike Buringanire azaba yagize gute yashyize hanze. So rero nibyo nindaga kubabwira. Ikindi biganiro byacu nakagaruka, iyi ni Valley Plus cyangwa se Voice of agasobanuye Legacy Plus. Ari subscribe, mukoreshe ya mutere na comment, niko nyine nibi nanga nyine utabishaka ntari uzajya ubyihorera. Twe ujye dukora no kuba amakuru y'ukuri, kuba fact n'ibintu biba bigaragara. Wabaye ukunda ukuri ntibyakuza kudukunda, kandi umuntu buranga uvugisha ukuri agira n'abanzi benshi, ariko buriya n'abantu bakwanga ko bavugishije ukuri. Hari umuhanzi waririmbye ngo abo ngabo ntibazaba ari ikintu, bazaba ari abakunzi. So rero ndabakunda, Imana ikandusha n'izo update kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa 8 2026 ibya Beauty in Black nuko bihagaze. So see in touch, dusubire mu biganiro byacu byahagaruka. Imana ibahe umugisha.